twongeye kubasuhuza bakunzi ba Umuriza TV. Dushima Imana ngiye kuduha uyu mwanya wo kuganira namwe ijambo ry'Imana, kumva icyo Imana ishaka kutuvugaho muri uyu munsi. Uyu munsi rero twagira umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana, umubyeyi Imana yifuza kunyuzamo ibyawe cyangwa ibyanjye. Rero twagira ngo dutangire tumuha ikaze atwibwira, asengera n'uyu mwanya tugiyemo, hanyuma duhite dukomeza. Ni karibu. Murakoze cyane. Nitwa Jackie Eminirere, emo ihagarariye mu Kabaramba. Ndi umubyeyi, mfite abana 4 n'umutware. Turashima Imana ku murimo w'Imana turimo gukora. Amen. Tugere ku murongo wa 10. Muraza kudufasha mu dukorera ubusesenguzi bw'iri jambo, icyo Imana yari ishatse kuvuga. Iyo 23 umurongo w'8 kugera ku 10 aratubwiye ngo dore nigira imbere ariko ntihari, nasubiza inyuma nkayibura, mu kuboko kw'ibumoso aho ikorera naho sinyiharuzi, yihisha mu kuboko kw'iburyo kugira ngo ntayibona, ariko izi nzira nyuramo nimara kugerageza nzavamo meze nk'izahabu. Amen. Iri ni ijambo nifuza ko mwari dusesengurira. Uyu munsi hari umuntu ufite ikibazo, uyu munsi hari umuntu ufite intambara, uyu munsi hari umuntu ufite amakuba, uyu munsi hari umuntu urushye kandi uremerewe ndetse cyane. Ariko iri jambo rikavuga ngo imbere ntabwo nyibona, inyuma sinyibona, ukuboko kw'ibumoso kw'iburyo, ingeri zose, ibyerekezo byose ntayibona. Kandi bariho uyu muntu yakoze ibintu byose bishoboka, ariko ikibazo intambara biragorana. Nicyo uyu muntu mwamubwira mushingiye kuri iri jambo. Utangiriye ku ijambo cyangwa se ku nteruro ikomeye, kubera ko igihe Yubu yavugaga ngo ndareba imbere sinkubone, ndareba inyuma sinkubone, n'impande yanjye sinkubona, ntabwo ari Imana yari yabuze. Imana yari ihari, ariko hari igihe umuntu, ikiremwa muntu kigeramo, noneho umutima wawe ukakubwira ngo ugomba kuba nta Mana ihari, hagomba kuba nta Mana ihari. Utangije ibyanditswe wasomaga atangira agaragaza neza ko hari abantu bari bamubajije ibibazo, bamubaza ibibazo bamukwena, cyangwa se nk'uko umuntu yahuye n'ikibazo. Hanze hano hari ibibazo byinshi, ibibazo by'ubupfubyi, ibibazo bya divorce, hari ibibazo by'ubukene, hari ibibazo, ibyo bibazo byose, ibyago byakugwirira iyo utabigizemo uruhare. Abantu bagira uko babyita. Abantu batuzengurutse bafite ubushobozi bwo kubona wapfushije abana bose bakakubwira ko ari karande, cyangwa se ari ikosa ryawe, hagomba kuba hari ikintu gitumye ibyo bintu bikubaho. So hari ibintu rero umuntu wari witeze ko abantu bari bumusubizemo imbaraga, noneho akaba abonye barimo kumwereka bati nyamara ushobora kuba uri nyirabayazana w'iyi divorce, ushobora kuba uri nyirabayazana w'ubukene, cyangwa bifite amazina byitwa. Umuntu ajya kwibona akabona abantu baramusize, akabona asigaye wenyine mu kibazo ahuye nacyo atiteye, noneho mu minota mikeya akajya kubona akabona ari wenyine, avuga ati uretse n'abantu n'Imana yandemye sindimo kuyibona. Ndareba imbere yanjye, imbere twibuke neza, imbere y'ubu hari iki? Hari abana be, hari imitungo ye, hari ibintu byose. So yareba imbere hakababura. Mu by'ukuri hari ibintu byari bimuzengurutse yabona, kandi ibyo bintu abuze nibyo bintu twe tuboneramo Imana. Niba ujya wumva umuntu yubaka inzu ati Imana ntabaye, so bivuze ngo areba inzu ye akabona Imana, areba abana be akabona Imana. Hari ibintu bituma umuntu abona Imana. None ibyo bintu iyo bikuweho umuntu abura Imana. Nicyo Yubu yari arimo kuvuga ati sinkubona, uri hehe? Ndetse mbere y'iyo mirongo yaravuze ati uwampa nk'Imana nk'amahirwe nkagera imbere y'intebe yawe gato nagira icyo mubaza. So hari ibyo byose tujya tubigira nk'abantu, niko duteye, niko bimeze. So icyo nicyo gihe yari arimo, kandi icyo gihe kenshi natwe tugira dute twisangamo cyangwa se tubamo. Aho rero ntabwo mbajije uko twahava,
ariko wenda nubwo utambarije uko twahava nk'uvunnye amaguru nakwibuka undi witwa Dawidi nawe warebye bihari noneho bihari atari uko byashize yari afite imitungo yari afite abagore yari afite ubwami bumukunda yari afite ibintu byinshi nawe arabireba abona birahari ntiyabibura nka y'ubu ariko aravuga ngo ndabirebye byose mbizengurutsamo amaso kubera ikibazo mfite mbuze gutabarwa muri byo kandi bihari mbuze gutabarwa muri byo ndabona neza gutabarwa kwanjye kwava ku Mana yonyine yari mu ijuru n'isi so kuza izo nkuru ebyiri umwe arabifite undi ntabifite ariko bose babuze ubutabazi bombi bakeneye Imana so muri iyi si rero umuntu aho yaba ari hose akeneye guhumurizwa yarakwiye kumenya iki kintu biriho bidahari Imana ni Imana iragukunda irakuzi iragutegereje yagutabara yakubera Imana bihari yakubera Imana bidahari humura Imana si ibintu Imana si abantu Imana si na biriya bibazo byakubayeho murakoze ngo Imana si ibintu si abantu ariko kandi twari tubonye ko ijambo Yobu ibyo yavugaga ngo simbona imbere simbona byose tusabe ni byari yego uyu muntu uri muri izo ntambara uri muri ibyo bibazo iyo shusho yayakira gute yo kumva yuko nubwo abuze umuryango tuvuge reka nifashishe urugero rw'uyu munsi navuga ngo inkuru iri trendinga ku ma social media muri stat ishize ni famiye umutware n'umudamu babuze abana batatu igihe kimwe bapfushije abana batatu gusa uyu muntu ibi bintu iki gihe hari iyi situation byamwororera kumva ngo nubwo bihari byabaye Imana ndahora ari Imana byoroshye bite byoroshye bite ashobora kuvuga ngo oya Imana ntabwo ari Imana yanditse noneho ibyo nijwe arimo kumva mu matwi hariya akubitiyeho wenda n'irindi ryavuze bati ni ibyago ni karande ni uyu muntu kugira ngo azagere ku mbaraga imubwira yuko Imana ari Imana nuko bimeze gutyo iki cyasaba ikintu cya mbere mu by'ukuri no gukoresheje urugero rukomeye turanabihanganishije Imana ibakomeze kandi ikora ibyo umwana w'umuntu atabasha gukora ariko mu buzima busanzwe iyo umuntu ahuye n'ikibazo icyo twitega cya mbere urimo uravugana n'umujyanama mu by'ukuri niko kazi dukora so ntabwo ikintu cya mbere tugeza ku muntu umeze utyo tuza tumubwira ngo komera haguruka uhagarare ubuzima ni process niba agikubitwa n'inkuba imeze ityo agikubitwa n'ibyago agibona ibyo bintu of course agomba kugira igihe cyo kuniha kugira imiborogo kurira gutabaza ndetse twebwe mu muco nyarwanda turafite ayo mahirwe tukanamwegera tukabasha kumukoraho cyangwa se kumuhumuriza ariko igihe harimo umuntu umeze atyo ni igihe cyo kuboroga ni igihe cyo kuvuza induru ni igihe cyo kuvuga ati Mana uri hehe ko ntakubona mbese n'icyo gihe nyine cyo Yobu yararimo uri he ko ntakubona unkoreye ibiki ese ubu nzongera mvuge kuri Imana ntabwo uhari iyo uhaba naka ntaho baba bagiye so ni igihe cyo gusohora iminiho kandi nta kosa ririmo ni igihe cyo kuvuza induru ni igihe cyo gutaka ni igihe cyo kuboroga ni igihe rwose cy'umubabaro icyo gihe mu by'Imana yagennye nacyo kirimo mubwiriza 3 aravuga ngo igihe n'igihe cyacyo igihe cyo kwishima hari igihe cyo kurira igihe cyo kubabara hari igihe ibihe birahari uyu yagize ibyo bihe undi yagize ibindi hari aho bajyanye ngira ngo bose n'umugabo hasigara umugore hari amakuru hari ibintu bibabaje iyi si ibamo ibintu by'imibabaro byinshi cyane so iki rero cyo twamubwira ni ukubunona ni ukurira no kuboroga icyo twabwira abamuzengurutse ni ukuba hafi y'uwo muntu igihe agize ihungabana n'ikindi ni ugukomeza kumufasha bakamufasha n'ababishoboye bakamusengera n'ababishoboye bakamwegereza n'abandi bafasha n'ababishoboye so message y'ubu rero urugero utanze ubu ntayihari ubu ni igihe cyo gukunda ni igihe cyo kwegera ni igihe cyo gukoraho si igihe cyo kubwira umuntu ngo dore icyo wakora
ariko hamwe no gusenga ubuntu bw'Imana bufite ibyo bwakora. Nicyo tuvuga ngo ngira ngo Dawudi yashatse kuvuga ati imbabazi z'Imana zihoraho iteka ryose. Iteka ryose ni iki? Mu bihe turi tumanuka hasi zirahari, igihe tuzamutse hejuru tubona byabaye byiza naho zirahari. So izo mbabazi nizo twasenga ngo zisange abameze batyo bose, zibasangeyo, zikore twebwe iby'ubwonko bwacu, ubwenge bwacu budashobora kumenya. Nicyo gihe uvuze ku ijambo ryiza ugarutse ku kintu bita igihe. Ntabwo nigeze numva muri izi nkuru za Yobu bavuga igihe yamaze mu bigeragezo yahuye nabyo, ariko uyu munsi wa none gusa icyo tuzi ni uko ari igihe kirekire. Umunsi wa none hari umukristo, hari umunyarwanda, hari wegera Imana cyane, we abasha kubara ngo iki kigeragezo kimaze iki gihe. Kubera icyo abantu babura kwakira igihe bamaze mu kigeragezo? Uravuga bakivuyemo cyangwa bakikirimo? Ni kubera iki abantu bananirwa kwihanganira ibibagerageza? Ndibaza aricyo urimo gushaka kuvuga. Ariko bagakunda cyane ku gihe bamaze, ariho bahera bamwe bitotombera Imana igihe babimazemo, kuki bitinze gukemuka. Mu by'ukuri utangiye uvuga uti nayo ubusinzi igihe yabimazemo. Ibihe byacu bigenwa n'Imana. Ngira ngo Yesu yarabivuze bamubaza igihe bazazira, aravuga ati ibyo bigenwa n'igihe. So igihe kigenwa n'Imana. So Imana kuko ari igena igihe, tugomba kuvuga ngo byanze bikunze rwose nizi iherezo ryacyo. So icyo dukora rero ni iki? Nicyo kitubwira ko tugomba gukora twiringiye Imana. Umuntu ntagomba kwiringira uretse no kumenya igihe azamara mu bigeragezo. Uzamubaze niba azi n'igihe azamara. Kuko niba utazi igihe uzamara, ufite ubwoba bw'igihe uzamara mu bigeragezo hawo, ni ibintu bidasobanutse. So wagombye kubaho nkuzi ko mu kanya ntabwo uri bube uhari. N'ibyo bigeragezo byawe niko wakabaye utekereza, nkirimo ariko sinzi igihe kiri bumare. So niba nkitinzemo, Imana ishimwe ahubwo ko ngitizemo. Uzi ko ubundi uretse ko tureba uruhande rumwe twakarebye n'urundi, hari ababiguyemo, hari abapfuye batarabigeramo. Ubirimo urahumeka, ufite ubwibone bukubwira ngo kuki ngitinzemo. Imana ishimwe ko gitinzemo. Hari ababigezemo bararangira, hari n'abavuga bati ngi wakimpa ariko nkabaho, nkaba ncitse amaguru ariko ndeba abana banjye. Mu gihe uvuga ngo kuki ntinze ntahaguruka aho nicaye. So ni kwa kundi umuntu ateye, umuntu ahora avuga ati ntabwo nyuzwe n'ibyo mfite, ntabwo binyuze. Umuntu wese ahora atanyuzwe, umuntu ahora ashakisha ibyaba beta, ibyakorwa neza, bla ariko dufite impamvu yo gushima niba tukiriho mu bigeragezo. Urakoze cyane. Hari akantu uvuze kajyanye no kuba njye ni muri iki kigeragezo, ariko nkaba nkiriho. Yego. Akaba muri mu kigeragezo wakinjiyemo cyane rwose, akigwamo, ariyahura, atubwonko, arapfa se, hari ibintu byinshi byabibaho. Uracyari steady, uracyakomeye, ariko ibibazo ntibirakemuka. Imana ishimwe kukiriho. Imana igumuke. Rero ari akantu numva nifuje ko wadufasha nanone muri experience ufite. Uyu munsi wa none hari umuntu ufite ikigeragezo cyangwa se intambara, ariko iyo abaze igihe cyangwa se yarebye kugenda cyagaruka kugiye gatoya, we yumva atinze. Gutinda atinze bigatuma yitotomba. Nigeze ku kibazo ariko uyu muntu uri kwitotomba, kwitotomba ari kugira nta ngaruka byamuteza kuri cya kigeragezo? Kwitotomba biteza ikibazo, ubwo kwitotomba mu by'ukuri mu buzima busanzwe ni sinye cyangwa se sign cyangwa ikimenyetso cy'ingaruka z'ibyakubayeho. So ni ukuvuga ngo iyo ibibazo bikubayeho ntabwo duteye kimwe. So umuntu umwe ibibazo none hari ikintu gishobora kwikubita hejuru y'ibati ukikanga, undi akifata, undi agahumiriza, duteye bitandukanye. So niba rero hari ikintu kibaye ku muntu, ako kanya ubwonko bwe bugahita butangira kwitotomba, cyangwa se we amahitamo ye agahitamo ko agiye kwitotombera Imana,
ni uburyo yakuze, ni uburyo yabayeho, n'uburyo afata icyemezo cy'ubuzima, n'uburyo yahisemo gutwara ubuzima bwe. Ariko mu kumufasha uramenye nuba uri mu kibazo icyo ari cyo cyose, niba ukijijwe hari icyo bikubwira, niba ubabaye senga, niba wishimye himbaza Imana, niba urwaye usanga abantu b'Imana bagusengere. Ariko barimana impamvu yatuma wiherera ugatangira kubona ko ari we wenyine. Buriya kwitotomba bivugitse bityo, ariko birimo ibintu byinshi, birimo gutunga Imana intoki, birimo n'icyo bita kwikunda. Kuko umuntu witotomba akenshi usanga afite n'aho ahera, hari abari inyuma ye, hari n'uwo numvise avuga ngo wimbwira abari inyuma ye, mukatubwira abari inyuma yacu, twebwe tureba ibyacu. Mu buryo bunonoze bweruye, ndikunda ndikunda, sinshaka kuri ndarakaye ariko ndanikunda. Sinshaka kunyereka umukene uri inyuma yanjye, simwitayeho, ubukene bwe burabireba, ngewe ubwanjye nibwo bukemura. Ni ikimenyetso kitari cyiza. Ubundi umuntu muzima ashishikazwa no kubaho n'abandi bakabaho, kandi imibereho ye igatuma avuga ati ariko ubwo ndiho gutya, ese harya abandi bo babayeho bati, ntabeho mu buzima bwa wenyine. So ubuzima bwa wenyine bugutera depression, bugutera kumva ari wowe uri wenyine, kandi ukwiye kugira agahinda k'indengakamere, ndetse ukaba wanirangiza kuko uri si wenyine. Ariko siko byagombye kugenda pe. Umuntu yagombye kuba ku isi yirefera, cyangwa se areba ubuzima mbayeho muri hongeye nyine. Ese nta bandi bantu babayeho batya? Ese nta uri inyuma yanjye? Ese bimeze bite? Ese umuntu yakora iki? Ahubwo usanga abantu babasha kuva muri ubwo buzima ari abantu bahita bareba cya kibazo bafite, bagashaka igisubizo cyabo n'icy'abandi bameze nkabo cyangwa bari inyuma yabo. Abo bantu nibo babona intsinzi. Ariko iyo ugumye wizengurukaho umeze nk'Abisirayeli mu butayu, uvuga uti ibitunguru n'inyanya niba waranaturetse Mana tukagwa muri Egiputa, baba nayira bareka barazenguruka imyaka bamara iyo batagombye kuhamara. So ushobora gutinda mu kibazo kubera ko utigeze utekereza ko ari wowe gisubizo. Ushobora kuba igisubizo cy'ikibazo cyawe ndetse n'icy'abandi. So mu buryo bumwe cyangwa ubundi, iga gushima umutwe ufite. Umwanya wo kwitotomba uwukoresha ushima, ugati Mana ushimwe, mfite ijisho rimwe ariko nibura ndareba. Ushimwe kuko hari abadafite na rimwe, ushimwe. So uko ugenda ushima niko ugenda ubaho mu buzima buguturisha ndetse butaguhangayikishije, butakwinjiza muri depression, kandi uranafasha abandi. Reba umuntu w'ijisho rimwe arimo kubwira undi muntu ati nubwo ubona mfite ijisho rimwe ariko ndashima Imana. Hari imbaraga bimutera ati nawe n'umuntu ngewe natokowe ndimo kwitotomba, mpura n'ufite ijisho rimwe arambwira ngo Imana ishimwe ko afite ijisho rimwe. Utanze ubuzima. Twige kubaho dutanga ubuzima, dutuma abandi babaho, dutuma ubuzima butemba. Twe kubaho ari twe twenyine. Ikindi bimanura Imana mu bintu byawe. Buriya mu bintu byiza cyane bifasha umuntu, uko ushima uba ugenda wegera umutima w'Imana, kuko Imana ikunda abantu bayishima. Ni nacyo yaturemeye. Imana ni umwuka, kuko ari umwuka yahisemo gufata umubiri iwukoreramo. Nkuko Satani nawe afata umubiri akawukoreramo. Nge nahitamo gukoreshwa n'Imana aho gukoreshwa n'umwanzi muri situation cyangwa ikibazo icyo ari cyo cyose gishobora kuba ku buzima bwanjye. Akoze cyane. Hari akantu numvishe numva nshaka gushimangira. Niba nkumvishe neza, Chris witotombye cyane, Chris witinza ku kibazo cyane rwose. Iyo ni reality. Bivuze ngo uri ufite ikibazo amaranye igihe kirekire. Numvishe ko kwitotomba no kwizera ko ari itandukanye kutizera. Urumva uko utinda witotomba ntabwo wizeye. Of course icyo ni ikivandimwe rwose, urabihuje. Ntabwo wizeye, ariko nanone ntibinatuma udiscoveringa ko uvumbura, kuko uritindaho mu byakubayeho. Nyamara wibuke ko twavuze ngo uramutse uhumutse wabona atari wowe uri muri icyo kibazo wenyine, atari nawe ukibanje, si nawe uzagiheruka. Ariko noneho ugahita ufata umwanzuro wo kuba igisubizo cy'ikibazo. Noneho mu kuba igisubizo cy'ikibazo hari n'igihe uhura n'undi nawe ufite ikibazo nk'icyawe nawe akeneye igisubizo.
none cyane igisubizo mugakora akantu gatuma mwivana mu kibazo niko n'iki gihugu turimo cyabohowe kubera so ikibazo cyari gihari ariko kimaze kuhaba umwe aravuga atariko undi atariko nanjye bafatanya kwikura mu kibazo none hibaze bicaye aho bari bicaye bakajya bavanga ubuse n'ubundi se ko turatuzagwa nyine none se nakundi nyine none se nuko nyine none se mwazarangirira aho ngaho so hagomba kubaho umujinya mwiza uvuga ngo enough is enough tugomba ku aka kantu ni ingenzi kavuga ko witotomba utinda mu kigeragezo none uyu munsi ko ushobora ukoze kwijanisha ushobora gusanga 80% ariko twagiye tubaho ari nako tumeze yego tugasakuza mu kigeragezo byiringiro bigashira kandi nyamara tubonye ko ariko gutinda mu kigeragezo umuntu uri mu ntambara umuntu uri mu kigeragezo twegereza umusozo ntabwo twe twitaye ku myaka uyu munsi wa none amaze mu kigeragezo yari totombye yarasakuje ari igihe bikurenga nka wa murwayi wari ku kidendeza amaje gurashaka kumugirira avuga n'ibintu atamubajije twabimaze n'igihe kirekire turakora ibyo byose kwiza ariko uyu munsi wa none umuntu wumvishe iki kiganiro niki yakora kugira ngo biragoye gutebutsa kuko Imana ifite ariko uko biri niki yakora mu by'ukuri tukugiriye inama ukurikiye uri mu kibazo kintu cya mbere wakora no gutunganya imiterere yawe imitekerereze yawe character yawe itunganye wowe ube umuntu muzima mu kibazo kuko nta kindi wakora Bibiliya iravuga ngo niyo wakwiganyira guhera mu gitondo kugeza mugoroba ntabwo wakwiyungura umukono nta kintu nta na metero so ikintu udafiteho ubushobozi buri ikintu cyakunaniye kigatuma witoto ubundi ntabwo gishoboye ukwiye kumanika amaboko kavuga uti nyamuna nyagasani ibintu byananiye ibi nakabikozeho iki none byananiye ibinaniye rero burya ni ibyawe kuko niba ubifitiye ubushobozi itotombe ndetse n'ejo uzagaruke witotombe n'ejo bundi uzongere witotombe kuko wenda nyuma yo kwitotomba kwawe hari icyo uzakuramo ariko niba uzi neza ko ari ntacyo uzakuramo niba uzi neza ko kwitotomba kwawe ntacyo bizakumarira noneho rero emera wakubutabazi yamanike kuyamanika n'ikimana buriya ibivuga ngo ni munsenge munshake muzambona uzanshaka ute uvuga ngo wamaze kubona ko wowe winaniwe so wamanitse amaboko kumanika amaboko rero si ukuvuga ngo noneho se ko nayamanitse nkasenga nkaba ntasubizwa oya icyo gihe ugiye kwikorera mu kigega iyo usaba umenya uwusaba ubutwara afite ukamenya ese ndategereza ese ndamwizera bishoboye ese natabikora nge nzagenda nikoreremo ugomba kwiga niyo navuze ngo gukora kuri character yawe kwiga kuba stable ukamenya kuvuga ngo namaze kubona ko ntashoboye ntegereje ushoboye aricyo bita kwizera no kwiringira Imana noneho rero no wa wundi utegereje akaba yaza akakubwira ati okay kuri stable urumva wakora iki kugira ngo nge nawe kuko twe turabafatanya bikorwa n'Imana urumva wakora iki Imana muri character nziza mu kwitonda mu kwihangana mu kubwira abantu neza ntihazabura abazaza ngo bavuge bati ukuntu uriya muntu avuga neza bikaba inzira y'igisubizo ukuntu uriya muntu yihangana bikaba inzira y'igisubizo ukuntu ariko nusara bose bazamamaza amakuru yarasaze rega yahuye n'ibibazo biramusaza ubu yataye umutwe agenda yambaye inkweto imwe ntabwo ibyo bintu bitabutse igisubizo ahubwo biragitinza so hari ni ibintu bitandukanye ariko muri makeya iga guhangana na character yawe wige kuba pose umanika amaboko utegereza ijuru kuko riratabara kuko Imana yashyizeho ibyiringiro avuga ngo umuntu abaza nzabatabara kandi utabaza abavuza induru so nta kibazo ivugiriza induru n'ejo uzongera uvuza induru ariko induru uvuga ibirimo kwera Mana ntabara bitandukanye na Mana ubu ngubu umaze kumenya ko nta kigenda ahubwo ngiye kwishakira izindi nzira ibyo bintu biratandukanye ese ubigiye umuntu yagutegerereje yarakubonye reka rero nigire no mu bapfumu ngerageza ibyo bintu biratandukanye
n'umuntu uvuga ati nzagutabaza inshaka nzabipfiremo ariko nzagutegereza. Abo bantu baratandukanye. So twese turarira ariko amarira yacu ntabwo ajya hamwe. Ese iyo urira, iyo utabaza, amarira yawe ajya mu biganza by'Imana, ajya ku bibero by'Imana, wumvwa n'Imana, cyangwa uraganya gusukaganyira umuhisi n'umugenzi nawe ugahinduka amaganya agenda kugeza ubwo uhura n'abantu bakumva batanakuramutsa kubera ubuzima bwawe. So ibyo bintu byose ugomba kubitekereza ariko Imana yagutabara. akantu kanyuma kanyuma noneho uyu muntu watsakuje hari umuntu tujya tuganira cyangwa se uganiriza akakubwira ngo ngewe igihe nasengeye narasenze igihe kirekire Imana ntiyansubiza, nahisemo kubyihorera, nsigaye njya imbere y'Imana nkavuga ikintu mvuga, none se ko njya gusenga nkumva nsubiye muri bya bindi nzabivamo. Uyu muntu ari muri ruhande. Uyu muntu ahagaze neza, niba wamubwiye neza ahagaze neza. Naratatse, naratabaje, narategereje, sigaye njya imbere y'Imana nkabura n'icyo mvuga. Niba ajya imbere y'Imana niyicecekere nta kibazo kuko aba yaje. Ni ikintu cyiza, naje mbura icyo mvuga. Umuntu ajya arengerwa n'ibibazo akabura icyo abwira Imana, ibyo ni ibintu bibaho, ariko mwibuke ko dufite Imana ireba mu mutima. Yaje atandukanye rero n'uwasenze Imana asa n'uraguza ubu akaba yaragiye atagihari. Wamubaza uti kutagisenga cyangwa kutakire, ese uracyafata akanya ugashaka Imana, ese uracyayibwira ibi bintu bikubabaje, ibi bintu mbwiye ujye ubibwira Imana. Habwira ati sinshaka no kubyumva, ibyo naranabiretse, sinshaka no kuyumva iyo ngiyo hari n'igihe basubiriza aho ngaho ariko mu by'ukuri baragiye. Yesu, umuntu wese ahari ababaye arira yumva n'ibyo tuvuga turimo kurucangwa, ariko kuko yabashije kubitega amatwi, turasenze ngo bimuruhure, turasenze ngo unyuzemo ijambo riri bwinjire mu mutima rikagira icyo rimumarira. Mu izina ry'Umwami Yesu Kristo dusengeye umuntu wese ubabajwe n'umwuka, ubabajwe n'ubugingo cyangwa n'umubiri. Turabizi neza ko ibyo byose bijya bidushwanyuza. Turasenga ngo y'Imana yahoze yegeranya umuntu ikamwegeranya ikamubumba, n'ubundi yinjire ifata ayo magufa yumye iyegeranye iyashyireho inyama iyasuke mu mwuka wayo bongere babeho. Mu izina rya Yesu Kristo tubahesheje ubuzima bwo kongera mukabaho, icyo gikomere cyomorwe, uwo mubabaro uzemo ibiganza by'Imana, ako gahinda kinjirwemo n'Imana, ibyo bibazo byose uko bingana biguteye guhagarika umutima Uwiteka bizemo. Mu izina ry'Umwami Yesu Kristo uhumurizwe, ufashwe, ushyigikirwe. Ntituzi aho bari buva bagufasha, ariko duhamagaye iburyo n'ibumoso abamarayika b'Imana n'abantu bagenda babasha kugufasha mu buryo bwose ukeneye gufashwamo. Uwiteka kwegera ubimenye ko yaje mu ishusho y'abantu, ubimenye ko yaje mu ishusho y'abamarayika, ubimenye ko yaje mu ishusho y'ibitangaza, ariko uhumurizwe mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amen.